twabyishyuragamo gahoro gahoro. Iminota 40 itarengaho yavuze ko uyu munsi yubahiriza tubihereye uyu munsi. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Bagize iminsi baduha amatopiki yo kwigisha, ariko iyo bampaye irakomeye cyane, ni amabuye. Maze igihe nshakisha ukuntu abantu bayumva, kuko nanjye kuyumva byarangoye, kandi sinzi impamvu nkunda guhura n'ibintu bikomeye. No mu kazi ibintu bikomeye babinyegekaho, ariko nibyo tugiye kubona ko mu bintu byose tugomba kunyurwa n'iby'Imana iduha. Gusa topic yampaye impamvu nababwira irakomeye cyane. Hari ibintu mu buzima bw'Abanyarwanda batajya bashaka gukoraho. Twe tumaze igihe tubana nabo, hari aho ukora niba bakoresheje intego ushobora gukora ahantu ugasanga usigaye wenyine, kuko hari ibintu batajya bashaka ko mubyinjiramo cyane. Urugero, imurora ko tumeze neza, igihugu gitera imbere, dufite amakaburimbo, amashuri arubakwa, amavuriro bihagaze neza. Ariko nushaka kubona umunyarwanda neza, uzakore ku kintu bita umuryango nyarwanda. Niba ushaka kugira abanzi, uzavuga utereka tuganire ku muryango. Ibyo ni nubwo ibyo byose bihari, ariko umuryango nyarwanda ufite ibibazo, kandi badashaka ko bigira gute, kandi bidakemuka. Abantu barahura bakabyara abana ari babiri, bwaca umwe agacaha undi agaca, abana bagasigara. Hanyuma leta ikaza kugira gute, kureba uko abo bana bagira gute. Ariko niba ushaka kugira ngo mwangane n'umuntu, uzamubwira gukundana n'umugore wiwe kugira ngo babashe kurera abana babo. Niba ushaka kwangana n'umunyarwanda, uzamubwira ko yataye umuco nyarwanda, azakubwira ko ari byo bigize gute. Icyo kintu kirakomeye cyane, kandi niryo pfundo ry'igihugu. Mu itegeko nshinga baravuga ngo imbaga nyarwanda, umuryango niryo shingiro ry'igihugu. Iyo umuryango utagihari, nta gihugu kiba kigize gute. Rero topic bampaye ni topic yo kuvuga ku ijambo ryitwa ishyari. Ishyari ni ikintu gikomeye cyane, kirakakaye kukivuga, utagira ngo biroroshye. Kuvuga ishyari mu Banyafurika ho ni ikindi. Tubashije gukizwa ishyari mu Banyafurika, dukishijwe ishyari. Kuri abantu bagira ibyo bagenda barusha abandi. Abazungu bafite utuntu barenze two kubona uguze imodoka akarara atagize gute, utwo mu tuntu barenze. Ariko twebwe nibyo nababwiye ejo, nari mu bibazo by'abaturage ku muganda, ariko narababwiye mwebwe mwubatse mutagira ibyangombwa byo kubaka, mwubatse Kigali itaragira master plan, itaranagira na physical plan, none mwenda kwicana ku mvura, ku mazi y'imvura. Munaniwe gukora management y'amazi nk'abantu muturanye, murarara mwicana. Uziko baza bagasanga umuntu yakurengereye santimetero 5, santimetero
ariko ukavuga ngo nta mafaranga ye nshaka, icyo nshaka nuko asenga. Umuntu akavuga ati narakosheje ariko ndasaba imbabazi, mureke nubake nawe mwubakire, mproteje, nshireho amamiri. Umuturanyi akavuga ati oya yaransuzuguye, asenye. Uyu munsi ni ubuzima turi buze kuganira. Ndimo gutegura iyi topic, nasanze twese turi abakandida bo kuba abanyeshyari. Kuko ishyari ni kirazira, kandi kirazira igira indangagaciro yayo. Mu yandi magambo, kirazira y'ishyari indangagaciro yayo ni urukundo. Mu gihe rero udafite urukundo, mu yandi magambo urimo urototera kugana hehe? Turi buze kubibona. Icyo ushaka kwibeshya, tugira ingeso yo kumva ko abantu tubwiriza barimo guhita mu muhanda. Icyo ni ikintu bifite abakristo ubu. Icya mbere iyo tubwiriza, umuntu aribwiriza. Buri mubwiriza butumwa yategura ivuga butumwa, abanza kwibwiriza ubwe. Ni nayo mpamvu ibi bintu Bishop yatangiye rwose n'ubunebwe bwo gusoma twari dufite, byibuze bitukangura ukabasha gushakisha ukavuga uti ibi bintu yambwiye nshobora kubibona gute. Ugasoma ugashakisha bimwe ukumva bitabyumva, ariko ukagera ukavuga uti Imana ifashe ibintu byumva. Ntabwo tubwiriza abahita mu muhanda, turabwiriza abari hehe? Abari hano. Iyo tubwiriza rero ni iki? Iyi topic nini ntitwayirangiza uyu munsi, ariko nagerageje gufatamo utuntu turindwi, dutandatu twonyine turi burebe. Turareba ishyari ni iki, ni iki Bibiliya ivuga ku ishyari. Kandi iyo tuvuga turavuga icyo Bibiliya igira gute ivuga. Hanyuma turaza kureba ikintu abantu bajya bavuga cyane kijijisha abantu, kivuga ngo Imana ni nyeshyari. Kubera icyo Bibiliya ivuga ngo Imana ni nyeshyari, irafuha, nabyo turaza kugira gute kubibona. Hanyuma icya gatatu turareba ni bande Bibiliya ivuga byibuze bagaragaweho ibimenyetso byo kugira ishyari. Tureke gushakira kure, dushakire hehe? Muri Bibiliya. Kandi abo muri Bibiliya birashoboka ko abo bari abakozi b'iki? Imana. Hanyuma turebe ikintu gikomeye cyitwa imiziri y'ishyari ni iyihe. Hanyuma turebe ni gute muri warwanya iryo shyari. Hanyuma icyanyuma kirajya gusa n'icya gatanu. Hanyuma ni iyihe mirongo yaje idufasha mu gihe dufite icyo kibazo nyine? Ni iki cyadufasha? Umuti ni uwuhe? Kuko twese turi abakandida b'iki? Ibyo tubiziranyeho. Umugore mugenzi wawe apfa kuba baraye bamuguriye igitenge, iryo joro umugabo ntarara asinziriye, cya gitenge ejo nawe uzagira gute? Gilbert Mutayari. Rero kubera muraza kunyihanganira, sinzi icyongereza cyane ariko ndacyumva, ariko ibyo mbishakisha mu rurimi rw'icyongereza, kikamfasha gusobanukirwa no gutanga imirongo. Ibyo ntumva n'ibyo ndagenda nasoma dukeya kugira ngo tubyumve neza niki bishaka kuvuga, hanyuma dusome imirongo twirukana kuri ya minota. When we use the word jealous, we use it in the sense of being envious of someone who has something who do not have. This kind of jealous is a sin and is not characteristic of
a Christian. Ishari ngo ni mu gihe umuntu aba afite ibyifuzo by'ibintu we adashobora kuba afite cyangwa kubona. Batanga urugero baravuga ngo imodoka, inzu n'ibindi. Icyo gihe iyo watangiye kugira ibyifuzo ibyo undi muntu afite wowe udafite, turaza kubona impamvu tutagomba kwifuza ibyo abandi bafite. Ni ikibazo gikomeye iyo watangiye kwifuza ibyo undi afite wowe udafite, uba watangiye kuganisha mu bitekerezo bikuganisha kugira iki? Ishyari. Soma Baheburayo igice cya 13 umurongo wa 5. umurongo wa 5 wihuse Jite. Ntimukagire ingeso zo gukunda impiya, ahubwo mujye munyurwa n'ibyo mufite. Ntimukagire ingeso zo gukunda impiya, ahubwo munyurwa n'ibyo mufite. Kuko ubwayo yavuze iti, ubwayo Imana yaravuze iti, sinzagusiga na hato, sinzagusiga na hato, kandi ntabwo nzaguhana na hato. Yesu ashimwe cyane. Iyo watangiye kugira ingeso zo gukunda ibintu kandi bitari ibyawe utanafite, biba bikuganisha mu mugambi wo kugira ishyari. Ahubwo reba iki cyanditswe kivuga ngo Imana yavuze ngo aho kugira ngo utekereze ku mpiya cyane, menya ko icyo utekereza cyangwa usaba Imana yavuze ko itazagusiga habe na gato. Muri ubwo bukene ufite wikwifuza iby'abandi, ahubwo tekereza ko Imana ikuzi muri ubwo bukene ufite. Muri ibyo bikeyi ufite wikomeza kureba ngo abandi baradusize, abandi, ahubwo menya ko Imana ivuga ngo ntizagusiga na hato kandi ntishobora no kugira gute kuguterera. Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 6. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mwinginga kandi mushima Imana. Iyo watangiye kuganya, iyo watangiye kuvuga ngo abandi, uba watangiye kwinjira hehe mu kuzagira ishyari. Ahubwo avuga uti reka nsaba Imana, ibyo nshaka byose mbisaba Imana. Yesu ajya kujya mu ijuru, ngira ngo ni muri Yohana n'igice cya 15 aho ngaho yaravuze ngo kugeza ubu nta kintu mwari mwasaba ngo mugire mute mukibure. N'iki mwasabye murakibura. Aravuga ngo ndetse kugeza ubu nimusabe, kandi musabe mu izina ryanjye, icyo musaba Data azagira gute azakibaha. Yesu ashimwe cyane. Kuki tujya mu mutego w'ishyari kandi natwe dufite uburenganzira kugira icyo twabona? Kugeza ubu Yesu aravuga ngo niki wasabye uransaba ngewe ngira gute. Mu gihe rero udasaba Imana, mu gihe utizera Imana, uba watangiye kujya mu mutego wo kugira gute, wo kujya mu ishyari. Watangiye kureguza ibyo abantu bagira gute bakora, ngo yabigezeho gute. Reka tuve muri yabigezeho gute, ahubwo wowe uzabigeraho gute. Yabesi yaravuze ati ngenda bizi iwacu ni ibibazo gusa, ariko ngiye ku giti cyane ndakwisabiye unyagurira iki. Ariko hano dufite imiryango, umuntu akakubwira ati twebwe nuko twavukiye uko, nta muntu w'iwacu ugira gute wiga, setu sefini. Kandi yamara ibyo bene wabo
agatangira guca hasi hejuru. Ntibibaho? Ntimukagire icyo mwiganyira. Kwiganyira ni icyaha. Kwiganyira biganisha ku ishyari. Ngo ahubwo ibyo dushaka bimewe n'Imana. Reka ibyo dushaka tureke kubishakira mu kugira ishyari. Reka ibyo dushaka tureke kubishakira mu by'abandi bafite. Ishyari tubonye ko ari ibyifuzo by'ibintu udafite wowe utagize gute. Mu yandi magambo ntuzajya wifuza inzu y'undi ukumva birarenze, ukumva uraye udasinziriye, waba n'umugore w'undi ukarara utagize gute. Uzaba urimo kuganisha hehe? Ku ishyari. Turaza kureba abantu bagize amashyari. Imana idutegeka kugira urukundo nk'urwo yo yagize, kuko urwo rukundo nirwo rushobora kudufasha kunesha ishyari. Niba nta rukundo dufite muri twebwe, ni ukuvuga ngo umuzi w'ishyari wabarangije kugira gute. Nabibabwiye ukuntu umuntu akora akantu gato cyane, ari umuturanyi cyangwa ari umuvandimwe, ukananirwa kumubabarira. Buriya Bishop yatubwiye ko ari akantu n'akazamini yaduhaye, tubivugana n'umuntu twari kumwe hariya, ngo umuntu arebe umuntu wamubabaje, wamurakaje, we atakunda. Mvugana n'umuntu ndavuga ati ibyo bintu birashoboka. Kurakara birashoboka, mukabwirana nabi ibyo birashoboka, ariko kugira ngo ubizirikane ubihorane ngo umuntu mwagiranye ibibazo, ibyo ntabwo ari iby'abakristo. Sinzi niba hari uwamubonye akamubabarira, ni amahirwe ya Nyagasani, ariko ibyo si iby'abakristo. Akantu ka kabiri rero, ngo ibimenyetso biranga umuntu ufite ishyari. N'umuntu udashima iby'Imana yamukoreye. Izi ni inyigisho zo ku cyumweru, nitwirirwa tukizijyana. Ibintu ngo biranga umuntu udashima, umunyeshyari ntajya ariko si iby'Imana yamukoreye disi. Umuririmbyi yaravuze ngo bari iyo migisha nonaha uyibare ntugira gute, ntusige werega n'imici yo kugira gute. Hari undi muririmbyi w'umudive waririmbye aravuga ngo umunsi umwe yaricaye agira gute, ngo atekereza kujya gushima Imana, ngo nyuma yo guhura n'ibigeragezo umuntu aramubwira ati ariko umusatsi urajya gushima Imana. Nawe aravuga ati ariko koko nanjye sindi muzima, ndajya gushima Imana n'ibibazo nahuye nabyo. Ariko ngo aza gutekereza, ngo asanga ko hakiri byinshi byo gushima Imana. Ikintu kiranga umunyeshyari ngo ntabwo atekereza, ni ukuvuga ngo ahinyura imirimo y'Imana yamukoreye. Ibi murabisanga twahasomye mu Baheburayo, ariko uragenda mu Bakorinto ba mbere 3:3, Abagalatiya 5:2. Ubu ikijyanye n'ishyari turakibonye, ni ukutanyurwa n'iby'Imana yaguhaye, no kwifuza ibintu by'umuntu afite wowe utagize gute, udafite. Numara kunyurwa n'iby'Imana yagukoreye, kandi yavuze ko itazagusiga n'ahati itazaguhana, ntacyo uzayibura. Twagiye ku ngingo ya kabiri, tugiye kureba rero kubera iki bavuga ngo Gilbert kuva 20:5, kubera iki bavuga ngo Imana ni inyeshyari. Niba ishyari ari ribi,
kubera iki bavuga ngo Imana ni irafuha ni nyesha? Bibiliya ibivuga iki? Twagiye ntukabyikubite imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ni Imana ifuha. Garukira, ntukikubite imbere y'ibigirwamana kandi ntukabikorere, kuko ni Uwiteka Imana yawe ifu. Iyo bigenze gutyo ukikubita imbere y'ibigirwamana, njyewe turaza kubibona, nje ngira ishyari ry'uko hari ikindi kintu. Hari tuza kubona ngo Imana niyo yonyine muri class, nta class yindi y'umuntu. Imana nta class iba mu class n'iki, nta cyiciro cyo kubaho kw'abantu. Ibi bagenda twiga ngo abantu bakomotse aha bigenda uku nguku, sibyo byatumaze. Hari abo turi buze kubona ngo impamvu yifuhira iyo nta class iyo ngiyo y'abantu ibamo, y'ubwayo irizi uko yabayeho. Niyo mpamvu rero ifuhe ryayo rifite ishingiro. Hano abantu bakunda kubeshya ngo ishyari ryiza. Nta shyari ryiza ariko ni nk'uko abantu bajya bavuga ngo afite ikibazo cy'isuku nkeya. Nta suku nkeya iba. Iyo udafite isuku uba ufite iki? Umwanda. Full stop. Nta suku nkeya iba. Twarabikoreshaga mu kazi kacu duhengekereza mu turimo ariko barabigaruye. Ubu hari amaterime yagarutse banze bitewe n'umuco. Ubu niba udafite isuku, nta suku nkeya ufite iki? Ubu ntabyo kuvuga ngo ni indangamirwa. Niba uri wicuruza uri iki? Uri indaya. Full stop. Niba bikubabaje ugire gute? Ushinguke. Twaragerageje kugendekereza ngo turebe ko biri buze gukunda n'ubundi bigira gute. Ubwo rero niba ufite umwanda muke, ubwo niba ufite isuku nke uri umunyamwanda, ko ni ibyo nyine bajya muri iyo class. Rero hano tugiye kureba impamvu bavuga ngo Imana irafuhira igira ishyari. Kubera iki yirwanirira? Icya mbere turakibonye impamvu yirwanirira nuko iyo idashaka ikindi kintu kibangikanwa nayo, kuko ntigishobora kubaho. Tugiye kureba Yesaya 42 umurongo wa 8. Hano haravuga ngo God is jealous, for he is honor and glory. Imana igira ishyari kubwo icyubahiro cyayo no kwera kwayo. Yaravuze ngo ndirahiye kuko icyubahiro cyanjye sinshobora kugiha undi. Aho ni uzasanga Imana gusigira gute? Uwiteka niryo zina ryawe. Icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. N'ishimwe ryanjye sinzariha ibishushanyo bibaho. Nuko bimeze. Amen. Imana aho ngaho irafuha. Turaza kubibona hano mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 12. Tubona ukuntu Herode ngo bamushimagije cyane, baravuga ngo noneho arimo guseka nk'Imana. Arimo guseka nk'iki? Aho niho Imana igaragaza ko yo yifuhira, idashobora gupfukamira iki? Igishushanyo. Yaramanutse igira gute? Imana aha irafuha, ariko ifuhira izina ryayo.
igafuhira icyubahiro cyayo, ariko nanone ikaba Imana y'urukundo. Usibye kwirwanira ubwayo icyubahiro cyayo kugira ngo itacyamburwa, ntabwo bikuyeho urukundo. Imana rero yirwanirira cyangwa se yifuhira ku bijyanye no gukiranuka. Iyo ushatse kuyivangira, hano dufite ibibazo bikomeye muri Afurika. Dufite abantu, abayobozi b'amatorero n'amadini akomeye cyane dufata nk'Imana, kandi Imana ntigira gute, ntibikunda, ntinabangikanywa. Niyo mpamvu yashyizemo aka gakurozi ko kuvuga ngo ishyari ryiza gusa ni ishyari rishingiye ku byerekeranye nayo. Mwumvise nyine umuntu uzongera kukubeshya ngo ufite ishyari ryiza. Oya, ishyari ryiza gusa rishingiye ku bumana n'Imana ubwayo, kuko kurengera ubusugire bwayo bw'izina ryayo kugira ngo itavogerwa uko bagize gute bayibonera. Murabyibuka abagabo ngo bigeze kubaka umunara w'i Babuloni, baravuga bati tuzagenda paka w'Ibabeli tugere ku Mana, turebe iyo Mana tuvugane nayo. Kandi bari bafite commitment ikomeye cyane, ariko kuko irwanira ubwenge bwayo n'icyubahiro cyayo, nta muntu ushobora kuyiprova contraire. Icyo yakoze ni iki? Yakoze agakoryo ko kubosha n'iki? Ururimi byonyine gusa. Imirimo igira gute? Ibintu bigira bite? Birasenya. Icyo bishatse gusobanura ni iki? Ntukagire izindi mana wimika. Nuzimika uzaba ugiye kuba mukeba w'iki? W'Imana. Uzaba ugiye kugirira Imana iki? Ishyari. Kuko Imana ntigira ikindi kintu igira gute? Ibarika. Ntifite n'iki isa nacyo, ntifite n'iki ikomoka hamwe nacyo. Yo ni Imana ubwayo, kandi hano baravuga ngo yo ubwayo iriyizi, kandi ngo izi gukiranuka kwayo. Yesu ashimwe cyane. Yo ubwayo ngo iriyizi kandi izi no gukiranuka kwayo. Niyo mpamvu igufuhira ikanakugirira ishyari. Twihute rero kubera iyo minota turebe noneho ni bande bagaragaweho n'ishyari, ni bande bagize ibyo bintu muri Bibiliya. Turasanga ari abantu benshi cyane, bose bari mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 4, igice cya 30, igice cya 37. Turasangamo abandi mu gice cya 4. Turasangamo abantu babiri bavukana, uwitwa Kayini n'uwitwa Abeli. Aba bantu Imana bavuka kuri Adamu bombi. Imana umwe ngo yaturaga umwimbu w'ibihingwa, undi agatura amaturo y'iki? Y'amatungo. Ariko ngo Imana ishimishwa n'amaturo yande? Ubushakashatsi Bishop azabungorera, sinzi n'icyabwiye Kayini ko Imana yashimye amaturo y'Abeli, cyatumye agira gute? Amutekerereza nabi. Ariko turaza kubibona hepfo. Noneho Imana gushima amaturo y'Abeli, ariko ngo bituma Kayini agira umuzi w'iki? Ishyari.
irangiza uko ikora wowe udashobora gukora. Niba yahaye Bosco, wirebe impamvu yagize gute yamuhaye. Ahubwo icyo ugomba gukora ni cya kindi twavuze, ugomba kunyurwa n'ibyo igize gute iyo wowe yaguhaye, ahubwo ugashima n'Imana kubyo izagira gute izaguha. Wirara ku ijoro ngo ariko niba ukiranuka kundusha, niba ukora kundusha. Hanyuma uyu muntu umuzi mubi umwinjiramo, bigera ubwo atekereza kumwica, bigera ubwo Imana imugendera imwereka ko afite umutima mubi w'ishyari. Ariko Imana iramukebura iramubwira ati nukora neza wowe ntuzagira gute ntuzemerwa. Mu yandi magambo icyo dusaba kugira ngo turwanye ishyari ni ugukora neza gusa. Icyo dusabwa ni ugukora, wikwita ku by'abandi. Hari aho turibuze kubona havuga kurwanya ishyari, wenda dusoza nitubona umwanya havuga ngo kugira ngo byibuze ugerageze kurwanya ishyari ugomba gufokasinga kuri gozi zawe, ugomba kwita ku ntego zawe, wireba iby'abandi. Intego zawe nizo zikugeza ku nzozi zawe, nizo ziguhuza n'Imana. Iyo warangije kwinjira muri gozi z'abandi biba byapfuye. Nubona watangiye kwinjira mu mishinga y'abandi bizaba byarangiye, ishyari bizaba ryagize gute cyakufasha. Kandi uyu yinjiye muri gozi za mwene nyina. Mwene nyina yari afite gozi, yari afite vision yo kwiturira ibintu byiza, nawe yari kumwigiraho wenda akagira gute akabitura, kandi Imana aramubwira ati ntukora neza nturi bugire gute, ariko amurarira hasi hejuru. Uyu ni umuntu wa mbere tubonye wagaragaweho n'ishyari ndetse rimugeza kugira gute ku kwica mwene se. Muri 1992 ndavuga aho nari ntuye muri Kongo. 1992 aho twari dutuye habaye umutekano mukeya, ariko nyine ufite aho ukomoka. Hanyuma abaturanyi twari duturanye batangira kwigabanya amapfizi meza n'abagore beza, tubumva n'amatwi. Umuntu akavuga ati njyewe umugore wa runaka niwe nzifatira, undi akavuga ati kiriya kimasa cyo kwa runaka icyo nzarya mbere. Muri mu gihugu kimwe, ubutaka ni bumwe, urwuri ni rumwe, sibyo? Hari aho hataba amafamu, hari aho umuntu yiragira uko abonye. Mwari mubizi nabyo, nta mafamu uragira aho ushaka n'uko ushaka, si uko bimeze. None iyo opportunity urayifite, kuki utaragira ngo nawe ugire gute worore? Kuki utaragira ngo ugire nawe ugire amapfizi ukenera kuyarya? Kuki utekereza kurya iby'abandi bagize gute waruhiye? Uwa ni umuzi w'iki? Umuntu wa kabiri tubona, iminota 5 ndashoboye. Umuntu wa kabiri tubona ari baba we uranyongera n'imike. N'abakobwa babiri, umukobwa witwa Rasheli n'umukobwa witwa Leya. Umugabo yarakubititse amaze gukora ibyaha, arahunga, ageze yahugiye kwa nyirarume asaba umugeni. Nyirarume aramubwira ati nugukora imyaka 7 ngo nyirarume ari igitangaza 7 ukorera umugore. Arangije kumukorera baramudetura, bamuhuta. Ibaze umukobwa
udeturu na mukuru we turabifite mu Rwanda umuntu akaba agakundana na mukuru wawe nyuma y'imyaka 5 akaba ari wabugira gute umwivugana. Abantu bagaragara n'ishyari ngo naba bakobwa babiri bavukana bavuga muri Bibiliya kugeza ubwo umwe yatwawe kandi atariho wari bugombe. Nimukomeza gusoma muri icyo gice murabona utarabyaye atangira kugira ishyari kugeza ubwo umugabo yamubwiye ati ni njyewe Imana itanga abana. Umuzi w'iki? Urugero rwa gatatu n'abana ba Yakobo bavukanaga bose hanyuma baza kugirira ngo agakunda umuhererezi. Bibaho ko umubyeyi yakunda umuhererezi, ibyo si bisanzwe se, ariko byakusunikira kujya kwica mwene nyoko ngo nuko papa bamukunda cyane. Bagera ubwo ngo bamugurisha babeshatse ishyari. Muraza kubisoma mu Itangiriro 37. Noneho niki rero umuzi w'ishyari uri muri Yakobo igice cya 3 umurongo wa 10. Haravuga ngo ariko aho amakimbirane ari n'intonganya biri niho kuvurungana biri n'ibibi byose niho bigize gute biri. Umuzi w'ishyari n'intonganya n'amakimbirane. Kuki abantu bahorana amakimbirane? Kuki abantu bahorana ishyari? Kuki abantu bahorana nta mvururu tugira? Amakomisiyo y'imvuru. Ejo bundi hari abantu bari muri komisiyo ikibazo kiri muri sosiyete imwe ikomeye cyane kandi ya gikristo hano mu Rwanda. Baje kundeba ku kazi bari muri ankete ikibazo kimaze imyaka, inkiko zarananiwe, ubuyobozi bwarananiwe, kinjirwamo n'urwego rukomeye si ngombwa kuvuga. Baza kundeba bataha iyo bigeze mu rwego dusasa inzobe ibintu tubivuga uko kandi icyo kigo ni ikigo cya gikristo, ariko wumvise ibyabereyeyo cyangwa ibiberayo wakwibaza ko icyo kigo ari icya gikristo. Aho imvururuzi, aho intonganyisi, imivurungano niho n'ibibi byose nayo mashaka gutera. Rero dusoza reka turebe iki abanditsi babiri bavuze ku bijyanye no kugerageza kugira ngo byibura ube uri mu mwanya uri distrait, ube uri occupé kugira ngo ishyari rireke gufata. Icyambere no gusenga. Niba ushaka kugira ngo urwanye ishyari, icyambere no kugira ngo icyakabiri ni amateraniro ngo no kwigira ku basiniya, ku bantu bakurusha ubumenyi mu by'Imana, bakakwigisha uburyo abantu babaho, bakirinda ibintu bakabisimbuka. Naho ubundi imitego igize gute? Muri Yesaya haravuga ngo uzasimbuka iki azagwa mu mutego. Nusimbuka umutego ugwe mu kigoyi, uhazi neza ze kuhareba. Bituma rero baduhiye imirongo ibi bice bibiri. Uwa mbere yitwa John Betson yatanze umurongo wa Bibiliya uri muri Yesaya igice cya 41 umurongo wa 10. Hasome nuzajya wumva utewe n'amakuba mugati w'abamuririmbyi akomeye ubona wihebye